kurongora umugabo mugenzi wawe. Imagine ibyo bintu kweli. Sifite abakobwa benshi beza, benshi umugabo yaremwe umugore yaremwe umugabo. Ese umugabo aremera undi mugabo mugenzi we. Ariko byabaye rimwe. Byabaye rimwe gusa nanyise ngaragara nyine namugaragaje nyine isura mwereka yuko ngewe ntago nkunda abagabo bagenzi banjye. Mbwira umudije uzi mu Rwanda ushobora gukora ufata stade arena DJ Brian buretse ufata stade wenyine nta wundi muntu bari kumwe agiye gucurangira abantu gusa ntabyo kuvuga ngo nini show ziri buze kuza. Hari mubizi gucuranga hari abantu bari iruhande rwawe barimo barabyina iruhande rwawe. Hari abandi motivation. Ariko kiraje twebwe igihe cyacu waraza gugacuranga ugasanga harimo nk'abaviye usanga yishakira impara usanga urubyiruko barashaka nabo ebana rhythm zirukanga cyane bashaka indirimbo zifite amabipem ari hejuru uzi ko managing abo bantu nta mufano ufite boss avuga ati ubwo nudacuranga ngo abantu bahaguruka urataha. Urumva ukuntu yabaga ari haso ibyo koza reka mbivugeho abajene twese turanywa ubishobora nutabishobora hari ukundi kuntu bigenda. Igitekerezo cyo kuba wanyweye ubwawe ntabwo uri muri control ugiye gufata ubuzima bwawe ubushyire mu kinyabiziga utari bushobore gukontrola. Nuvuga ngo ni control ebyiri zari zitakaye. Iyi kinyabiziga ntayira bihari kuko nawe yaba ntayihari. Ibaza umuntu ugiye mu muhanda uri bunyuremo umunyeshuri wambuka uri buze kunyuramo mama ubyutse mu gitondo agiye gushaka ubuzima. Twese mu buzima bwose duhora turi mu muhanda. Ibaza uwo muntu ni muramuka muriye mu muhanda. Reka dutangire dusuhuza mwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda mu bice bitandukanye bigize iki gihugu. Hari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Reka umujyi wa Kigali ugarukaho inyuma kubera ko wicaye imbere y'ikamera yacu murabona ko ni from KL cyangwa se diaspora. Anyway, rero icyo tubasaba hano kuri Kigombe Media mwibuke gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ugenzweho kuvuga make. Reka dutangire n'umutumirwa wacu yibwira abadukurikiye gusa bimwe mu byo navuga nuko no musore uzwe ku izina rya Kobi nubwo yicaye ariko cameraman ari buze kugerageza kwiranja. No umusore ushobora kuba pima nka metero 2 z'uburebure. Anyway, watangira rero wibwira abadukurikiye tugiye kuganira ku bijyanye na entertainment muri buze kugaruka noneho sasa ku rugendo rwawe muri entertainment ho gato ubundi tuze gutangira kugira ngo abadukurikiye bumve ko ibyo uvuga ubizi kandi wibayemo. Tugaye ikaze watangira wibwira abadukurikiye. Okay, murakoze. Nitwa Kobi nkuko mubisubize. Nitwa Kobi and ndi umuntu usanzwe nanjye ndi umuntu nk'abandi by'uburebure byo ni Imana ikwihera no. And nkaba umu DJ. Abantu benshi nicyo kintu banziho banzi ku DJ na basket. Ndumva ari ibingi by'abantu benshi cyane babanziho. And ubuzima bwa entertainment rero nabutangiye 2012 2013. Icyo gihe narigaga nari nkiri umunyeshuri. Budije nabutangiye ku ishuri. Tangira budije ku ishuri nyina na basket. Birakomeza basket nza kugira ikibazo cy'amavi. Ngira ikibazo cy'amarigama ivi rirangirika basket nsango yishyize ku ruhande and nkomeza muri bya entertainment ariko je nakundaga ubudije cyane. Nakundaga ubudije ku buryo ku myaka yanjye 16 15 nari umuntu ushobora kuba acuranga mu kabari. Mu myaka 15 16 nashobora kuba nacuranga mu kabari. Nacurangiye ahantu hambere nacuranze Kadrake kwa Kobe itarashya kera ariko ngo yagiye kubera ibyaha byinshi byahakorwaga. Ibyo ntago mbizi gusa nibwo natangiye gucuranga. Ntago nacuranze ngo mugene nacuranga aba DJ gusa mu DJ yaragiye indirimbo igiye kurangira
sinzi nakoze mbona indirimbo igiyemo ndavugana siko bino bintu nshobora kubigerageza kubera ko najyaga nza ngahagarara ahantu mu DJ ari nkareba ukuntu bigenda ndavugana ariko nanjye umunsi umwe nzacurangira abantu ahandi hantu nongeye gukorera ni Musanze nibwo natwaje Musanze nongeye gukorera Musanze rutubare twa kera akitwaga Panama yari club Panama buriya club yahoze yitwa Panama club hakaba yitwaga mbere yari Mukombote iza kwitwa Panama icyo gihe hari iyindi yitwaga Texas urayizi hakaba ari za Harmonica hakaba ari Equity hejuru Biggie Fisto sinzi niba umuzi wakoragamo umugayi munini ndamuzi yakoreragamo hariya niyo muntu ukunda kumumagara akambwira ati ugiza ucurange hakaba undi mu DJ twaganaga we naramubuze sinzi ahantu asigaye aba twaraburage duherukana kera icyo gihe nibo bantu bagiye banshyira muri gahunda ya kubona uwo mu DJ nkabikunda so biza gusanga nanjye nsigaye ndi umuntu ukunda ibintu by'ubu DJ basket nsanga nshyize ku ruhande nyuma nza koroherwa nkajya ngakina gakeya n'ishuri ryanjye nyuma yaho naje gukomeza nshiduka nsanga nsigaye ndi mu bintu bya musique bya entertainment nuko nanjye naje kubyisangamo. Okay, yangira ngo abadukurikiye rero barabyumva ko turimo tuganira n'umuntu just uzi ibintu bya entertainment kuko kuva mu mwaka wa 2012 nge nemera ko buri umuziki wari uryoshye cyane kurusha uyu munsi. Muziki wa 2012 nta hantu huriye n'umuziki w'ubu ngubu kuko turi buze kubigarukaho. Nge nitwa Protemba Rushimana. Hanyuma rero udusangije gato ku rugendo rwawe muri entertainment turuze kubisanisha na current news cyangwa se breaking news ziriho uyu munsi. Gusa witwa Kobe wakinnye basket hari Kobe Bryant wari umukinnyi ukomeye wa basket so warigeze umufatira he icyitegererezo cyangwa akaba ari umuto wawe kugira ngo tubwire none ku rugendo rwa basket uko watangiye kuko ndifuza ko muri iki kiganiro kiza kugira nka segment eshatu uratubwira kuri basket utubwire ku DJ unatubwire no muri rusange noneho mu muziki ndetse n'ikindi cyose ushaka. Reka duhere kuri basket. For sure. Basket nayo nayitangiye kera yatangiye za 2019 kuko nge mbere nakinaga golf nza kuyivamo naje kugira ikibazo ngombwa ko nyireka n'ahantu twe dutuye Kicukiro muri Eto niba nabiga ikibuga cya golf ahandi twaje kujya ntabwo nongeye kubona ibibuga bya golf naje gusanga basket ari umukino usigaye uri clear bona abantu ukina abantu bari basa neza bona abantu b'abastar nyine bona abantu bafite vibe ndavuga nanjye ngomba gukina basket kuko umuntu wese wakinaga basket ujye bonaga ari umuntu umusirimu yabaga ari umuntu mu bandi yabaga yambaye keci akavuga ati uyu mubire look yabakuntu yabaga agaragara bahita kubona ko ari umukinnyi wa basket na discipline. Buriya basket na discipline biragendana. Umukinnyi udafite discipline muri basket biragorana. Basket nayo yatangiye 2010 gutyo nyikina 2015 2013 nibwo haje ibintu bya basket nibwo yatangiye kuza mu Rwanda ya Fiasa aribwo bagendaga batangiye kujya mu mashuri bakuramo abana bafite impano. Icyo gihe twe twararangije nibwo basket rero twatangiye kwikina noneho natangiye kwikina noneho numva ko nanjye ngomba kuba umukinnyi wa basket mfite gahunda ko ngomba kuzakinira mfite gahunda ko ngomba kuzakina ikipe y'igihugu. Ariko biza kwanga ngira ikibazo cy'amavi basket nza kwireka Kobe rero ari warumbajije Kobe Bryant Mr. Peace Kobe Bryant ndamufana cyane. Kobe niwe mukinnyi wa basket nakunze kuko ninjira muri basket umukinnyi cyo gihe uriho ni yitwaga Billy Ross n'aba Everson cyo gihe bari abastari
ariko Kobe we yaje icyo gihe yaje ahindura game, nongera kumukunda muri World Cup ya mbere ya USA kuko Kobe nawe abafashije batuma USA ibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwara igikombe cy'isi cya basket cya mbere. Kobe nawe babafashije barabyera byaranze Espagne iri bakubita Kobe aha niho hagaragariye bakimushyira muri team USA azamo, nibwo team USA yatangiye gutwara ibikombe bya World Cup. Nyaho none natangiye kumukundira, mbona ko ari umuntu ukora gisanga mukunda tu isanga mukunda nshiduka none mu kibuga abantu bose Kobe hano hose na mukecuru izina ryanjye kagereka kuri amagara atangira kuzajya bamagara ati Kobe birangira Kobe nyine ribaye izina Kobe hano hose. Hanyuma igihe wakinaga umukino wa basketball tutabitinzeho cyane, ni iki kintu kibi gishobora kuba cyarakubayeho muri uwo mukino? Yani amateka ya basket mfite hanga urabona ni inkovu hano, iyi nkovu yose gutyo mubona ni ya basket. Kora kano kagapaniye kuri akameza narasimbutse nera smart denk twuma twuma dufata file twari turi out kahita kamfata none karashwanyura, mbona ko bishobora kuko byangizeho n'ingaruka kuko nyuma naje kubireka none numva basket ndayanze, ariko kubera ukuntu nyikunda komeza kuyikina. Ubundi muganga yarambwiye ko nifite amahirwe nka 60% cyangwa se 70% yo kumumba nashobora kubona abaparalisi, ikiganza cyose kigata kigwa kikamera gutya, ariko ja yarahabaye. Si ibintu nshimira Imana cyane. Ikindi ni ikibazo cyo mu mavi nagize, ariko cyo mu mavi ntago byari bikomeza cyane, ariko iki nicyo kibazo nagize, nashobora kuba nabura akaboko kakaba paralise. Ni ibyo bibazo nagiye mpora nabyo muri nicyo kibazo nagize muri basket, ariko ndayikunda kuko ni umukino unisanze nkunda. Okay, tuvuze ku bibi, ariko reka dukomoze no ko byiza. Ese igihe wakinaga umukino wa basketball hari nk'igihe ushobora gutsinda abantu bakaguterura cyangwa se ukabona awards, ibintu bitandukanye, ni ibihe byiza noneho waba warigeze ubona mu rugendo rwawe rwo gukina basketball? Ibyiza byo ntabwo byabura, ni byinshi. Urumva nka segonderi abanyeshuri bakinaga icyo gihe muri basket around yagiye nyishurira, ari ibintu byinshi yagiye nyishurira. Kandi ikindi basket no umukino wakinaga wakwitwa neza, ufite discipline, ukaba wava ku ishuri ugahita ujya mu team runaka ukaza gushuduka none uri mu ikipe isige kumenyera byose, mugasinya ama contract, urwego wifuza kugeraho ugakora cyane kugira ngo urugero. So nagiye ngira tuntu probleme twivi, ari nabyo buriya byarangije Kobe buriya Kobe kugira ngo ajye kwiritaringa ni ikibazo cy'amavi. Yaje kurwara amavi nawe iritaringa. Nanjye nagize ikibazo cy'amavi cyane kubera ko nakoraga physique nyinshi, ngiye nkora sport nyinshi cyane, bano ngo mfite body no, ariko ndi umusportif. Nakoraga sport nyinshi cyane, nza gushuduka mu mavi, ku ivi ry'iburyo harimo ikibazo cya amarigama bitangiye kwangirika, ajya kwivuza wumve uburemere bw'inzozi ufite unawigereranye n'ikintu ubusabwa muri icyo gihe. Ngira ngo uyu Diamond Platnumz yagurishije alubumu zirenga miliyoni, kopi zirenga amamiliyoni, n'abasani benshi bakora. Wenda aramubwiye ati nibura ni rimwe, we ashobora kubona dreams ze ziri bigger, akemera kuruzinga cya kintu nka sacrifice kugira ngo alichinge on the top of what been planning before. Urabyumva ute? Njewe ku giti cyanjye nimvugo wumve ku giti cyanjye nka Kobe, ntabwo ibyo bintu bishoboka mu gihe ngifite amaboko abiri, ubwonko bwanjye ubutari bwandura, mfite amaguru abiri, mpumeka ndi muzima. Ibyo bintu sinshobora kubyemera. Okay, hanyuma reka twigarukire mu muziki. Umuziki no fresh, reka ibindi twishyire ku ruhande. Ari amateka na ndabizi. Ngira ngo watubwiye ko watangiye kwinjira mu muziki nk'umu DJ ufite imyaka 16, aho wagiye udija mu tubari. Byanteye kwibaza, umwana w'imyaka 16 no kukinjiramo bwabyo kibyemewe. Bivuga ko nora atangiye kudija mu kabari
wakagiye mufite imyaka 10 ubundi nagize amatsiko yo kuwakoze byagenze bite kugira ngo exposed cyane mu tubari ntabwo ari ukwinjira just oya no kuganira bisanzwe musabuse bona kinzemo kera kuko twebwe ari ibintu wacu bagiye batwereka kugira ngo batubwira bati bino bintu mujye mubikora muri kumwe n'ababyeyi banyu okay ibizigi ntimuzigire bibashuka mu gihe iwanyu nta kintu bazaba bafite cyo kuba so iwacu rero twebwe batangiye kudusohokana tukiri abana batwereka inzira nzima batwereka n'izipfuye benje barakora kabwa toke kibaye mukuru hitamo inzira nzima so what do you think kandi twebwe nanjye mwana wanjye ariko namuhari ability iri ku murongo muzima nkamwereka upfuye nkamwereka ibyo nshoboye nkabimuha ibyo nashoboye nkamwereka ko bidashoboka nkamwereka ko ari indi nzira yuko yazabikora akabigeramo okay byagufashije iki noneho mu kubaka hazaza hawe wabaye decision maker nyuma yo kugira imyaka 18 kuba warahawe liberty n'ababyeyi byagufashije iki ni ibintu mu rugo niko tumeze ni kuvuga ngo nkanye natangiye kumenya ubuzima bwanjye ku myaka 22 buriya mu rugo nari nsigaye ntaha muzari kumbwira bati meze bite nzanjyama mu nzu naho birimo tunga ubwanwa ngiye ntabwo nunze ku myaka 22 nahise mva mu rugo gushaka ubuzima bidatinze petit frère wanjye arankurikira bidatinze n'abashiki bamanje bo mu rugo bose batabava buri wese ajya kwishakira ubuzima ni ibintu bituma twebwe kubera ko ababyeyi bacu barabaye muri biriya bihe byo kwinjira kuyobora igihugu rero uku rero umubyeyi wawe aguhereza ku buryo ntabwo uba ugomba gukina ugomba kujya hanze ugakoresha ubwonko ukoresha imbaraga uracyari mutoya kora ukoresha ubwonko wavanse umenye ko birari bibi umenye ko birari byiza umenye gushakira amafaranga umenye utayashakira so ngiye rero gushaka amafaranga byanyoroheye muri entertainment ariko abandi bajya mu bindi ngiye muri entertainment niho nabonye nisangamo cyane mu buryo bunyoroheye nibindi ariko nabikora gusa muri entertainment nibwo buryo nabonye ndi guhura na big fame mura n'abantu benshi biri kunyinjiriza ndavuga ni kanigumira hanga afite amahoro nta kibazo muri entertainment gutya muri music okay muri iki gihe abantu bagenda batera imbere ko icyo bita globalizations gukoresha internet ndetse na social media muri rusange bituma abantu bagenda bajijuka ubu ngubu navuga ko umurimo w'ubu DJ cyangwa se ni disc jockey no umurimo utangiye guhabwa agaciro gusa mbere wibuke ko muri izo 2013 2014 umudije yabaga ari wa muntu bafata nk'umuntu waje gukorera seri haso bakatira n'ikirara cyo bita haso ikintu bita haso so how did you survive in that way during that hard time birabera ariko nyagasani yabayemo ntabwo navuga ko jata yabayemo kuko mvuze ko ari imbaraga za ko na imbaraga zo mu rugo zibirimo ngiye nyine gusa hasoringaga nkaba narara amajoro sometime n'igihe tutanahembwaga man kava ahantu kaza ibikoresho gasetinga gucuranga abantu kugura inzoga boss kakubwira ati ngiye kugwita iki somewhere kakubwira ati uze kuza ndakugurira karawundi ndakugurira iki uze kuzacuranga gusanga ibintu mwasezeranye ucurangiye abantu 500 man 700 kuva saa moya kugeza sangaye saa moya za mu gitondo ugasanga amafaranga dukorera n'imvune ahantu bihurira ku buryo wasaga amafaranga ukorera atagura na disc uri mu DJ ugenda na PC gusa gacomekamo umugozi twatantebo nago zizuma control nago abantu bari bafite bikiragihe umuntu nzori yifite ni bisoso yari yifite na mira nawe yari yifite ariko abantu byari ibintu bigoranye ariko iyo nakubwiye ngo imihanda twayatatse kera cyane ariko urahasoringa tu so bajya bavuga ngo we live in what they did in the past ubu ngubu ni ukuvuga ko ibi bihe turimo nibyo bariya batubanjije babibye kuba umudije yarafatwaga nabi icyo gihe byangije ki umudije w'uyu munsi kiragihe umudije w'uyu munsi yaza kuba kubita muri kiragihe
ubu urwego rw'aba DJ rwari kuba ruri hejuru, twari kuba dushobora gukora show muri stade. Mbwira umu DJ uzi mu Rwanda ushobora gukora ufata stade arena DJ Brian buretse ufata stade wenyine nta wundi muntu bari kumwe agiye gucurangira abantu gusa, ntabyo kuvuga ngo nini show ziri buze kuza. Hari mubizi ba David Geta niwe bikora, agafata stade yuzuye, stade Nyamahoro iyi ngiyi nshyashya akayuzuza agiye gucuranga gusa. Ibyo bintu se muri East Africa hari ahantu bizi, twagombye kuba turi kuri rwa rwego natwe ku buryo nawe nshobora gukora show The Ben arimo araza agaperforming ahantu, ngiye ngakora show ngatumira umu DJ runaka, tumira Franklin namugani ndashaka yuko uyu munsi dukora affiche nge nawe muri stade turacuranga amasaha 28 nge nawe turi babiri, abantu baraho ngo babyina gusa nta kindi. Hari ahantu bisi ibyo bintu never before Igisenyi nta hantu bijye bishaka kuba, ariko naho ntago baba bacuranga 2 days. Hari ahantu barumva mu Rwanda hari aba DJ bacuranga iminsi 2 umuziki udahagarara. Uku nguku winjira muri club kumva umuziki ukawumva iminsi 2, hari ahantu bari wawumva naho. Cyakoze Uganda ho narayibonye ahantu hari nabonye bashaka kumara 2 days, ariko nabonye ari aba DJ bagira nko ku 9 batandukanye, arimo n'abanya Nigeria. Ariko hano mu Rwanda urwego rw'aba DJ kino ubu ngubu aba DJ bo hari ubu ngubu basigaye banacuranga noneho banabyina, inyuma ye hari abantu nk'igihumbi. Kirage nta mufana wo gufite umufana wacuranze indirimbo, shaka indirimbo iremereye ko yacuranga tubona abantu bose barasaza. Ariko ubu ngubu mu DJ so no kuza afite famous kuri Instagram, hari umustar ni Bogari niki umusani yambara neza, bafite abantu background inyuma nk'abantu 20. Kirage ntago byabagaho. Iriya ni motivation kucuranga, hari abantu bari iruhande rwawe barimo barabyina iruhande rwawe, hari abandi ni motivation. Ariko kirage twebwe igihe cyacu baraza gugacuranga ugasanga harimo nk'abaviye usanga yishakira impara, usanga urubyiruko barashaka nabo ebana rhythm zirukanga cyane, bashaka indirimbo zifite amabipem ari hejuru. Uzi ko managing abo bantu nta mufano ufite, boss avuga ati ubwo n'udacuranga ngo abantu bahaguruka urataha. Urumva ukuntu yabaga ari haso. Ibyo bintu rero nge nabyize kera cyane, ubwo nawe bashaka kugira ngo kana ngenda ngambona muvoma zigenda ziberamo mu mashow atandukanye, genda mbasha kubona izo muvoma zose ya turazimenyera n'izi sabu ngo tugendana nibi. Hanyuma umu DJ w'iki gihe disc jockey, nkurikije uko bivuze urabona ko tugifite urugendo rurerure, we still have a long way to go. Gusa hari nk'ibyo mukenera, ni icyo ubona ukeneye kugira ngo ruriya rwego wavuze rwo kuba wakoresha igitaramo muri BK Arena kugira ngo rugereho, ni icyo wumva ukeneye. Ese haburi iki? Mwabuze abantu babashoramo imari, mwabuze ibikoresho, mwabuze project cyangwa se mind yo creating a big image, big things, ubona haburi iki, mukeneye iki? Ibyo bintu byose nta ikintu cyabuze buriya kiratangaje cyubese watanga. Habuze connection hagati y'aba DJ. Umwe ni umusana afite abantu be, undi ni umusana afite abantu be, undi ni umusana afite abantu be. Ariko haramutse habaye uruta abandi, je n'ubu bundi kwivuga kuri kamera, agahamagara mu DJ wa mbere, mu DJ wa kabiri, mu DJ wa gatatu, mu DJ wa kane bakicara, mu DJ wa gatanu bakicara, bagahuza imbaraga. Buri muntu bafite akabari kacurangiramo cyangwa se club yacurangiramo, bagahuza imbaraga, bagapanga icyo kintu, bagapanga gufata stade. None ubu ngubu dufite n'amahirwe, ubu ngubu dufite ba minister none badukunda. Ubu minister bariho none basigaye baza no mu rubyiruko bakabaza kwirebera abana. Urabona ko mu marena minister bariyo, mere kuri Joe nyakwigendera bigendeye Habineza. Yego. Urabona ko uriya minister arameze, hari undi mu minister tuzigera tugira umeze nka Joe. Bizagorana kuko uriya we urubyiruko nawe atangiye kugaragaza ko akunda entertainment. Biriya rero nibyo bigiye gutuma noneho music izabo, kuko babonye ko noneho music yo mu Rwanda dusigaye dufite performance. Usko mu gihe cyacu twacuranga muri club, indirimbo zo mu Rwanda nacurangaga zabaga ari nk'indirimbo zitarenze nko zitagera kuri 30 ijoro ryose. Ubwo zindi ndacurangaga n'enya Nigeria, Tanzania, kwambuka amazi twajya USA n'ahandi hose na maragatoni. Nabonye n'ubu ngubu maragatoni ntago kigezwe, hasigaye hagezweho amapiano
n'aba DJ benshi ubu ngubu ntago baza amapiano gusa ariko ni generation zirahinduka ibintu bigenda bihinduka no aba DJ nibahura je mpamvu ndi kuvuga aba DJ nibahura nje ndimo ndajya kujya mu bindi ndi kubikora ariko hari ibindi ndimo muri iyi minsi ariko aba DJ nibahura bakajya hamwe ntago niba Bruce Melody ashobora gufata arena ari umuntu umwe ntago abantu batanu kwanza niba umuntu umwe ashobora gufata arena abantu batanu ntago byabananira ngira ngo hari aba DJ twagiye tugira nko DJ Mila ngira ngo Great in Peace DJ Mila ngira ngo ni umuntu wagerageje gufata imitima y'abanyarwanda ngira ngo ubwo yitabaga Imana abantu benshi bararize uzi buriya Mila yahuje Mata 2020 ngira ngo ni umunsi utazibagirana hanyuma haba hari amaproje yasize nka Big DJ ashobora kuba wenda yarafite amaproje yo guhuza abantu ariko yakwitaba Imana bikarangira urumva iyo ari wowe membre fondateur w'ikintu runaka ugacika intege ibintu bitari byavansa ngo bigere ahantu bigera biragorana cyane kugira ngo bikomeze bijye imbere iyo bishyizemo intege bita bigorana cyane kugira ngo bikomeze bijye imbere Mira abantu nzi yahuje Toxic yahuza Maruno nawe yari itsinda ry'abantu batatu ariko ndahamya neza ko Mira iyaza kuba kiriho ubu ngubu twari kuba dufite show z'aba DJ ubu ngubu show z'aba DJ mu Rwanda ntago navuga ko ziri big umuziki baracyadusize kandi natwe iki ni igihangano cyacu natwe tugomba gukubita ahantu hanini big time twaguka kuburyo nyine ngena kubwiye dushobora gufata stade arena tukuyifata turi aba DJ gusa babiri cyangwa batatu ntabyo kuvuga ngo umuhanzi oya umuziki buryo ucuranga abantu bakaza bakishima bakavuga bati wow umuziki uryoshye turishimye biracyagoranye ariko Mira yaza kuba kiriho ngiko mbikeka bitewe n'ukuntu ari muzi ntago nari muzi ibintu byinshi cyane ariko no umuntu wakundaga ko nawe umuziki w'aba DJ umuntu wakunda kushushanya kuri stage kushushanya mvugo urabyumva nyine yatumaga abantu bagira vibe bakabona n'umuntu wakundaga ubu DJ bwaguke bitera imbere mu DJ natwe dushobora kuba twamagana minister kaza natwe tukiteteyiminga akavuga ati minister yaje kureba aba DJ bamutumiye aba DJ runaka ko aba DJ n'abantu bakora buriya cyane nuko abantu batajya babibona ariko aba DJ barakora buriya iyo ufite amafaranga ukajya Friday ugasohoka ukajya hanze ufite miliyoni ukahura n'umu DJ mubi I swear to God miliyoni irakubira igiye kuyirya iyo n'umu DJ mubi ni ibintu umuntu wese usohoka umuntu wese urya life yawe n'umu DJ mubi ubuzima anywa byeri akavibinga bikanga ariko iyo n'umu DJ mwiza urabuhuka ukaba free mu biro ukawukoresha ukishima anyway dufite amahirwe mu Rwanda nyakwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame no umuntu ugerageza gushira ingufu Sarah Pike ngira ngo none mu bahanzi ngira ngo ujya kumva nka Knowless Butera yahawe inka ndetse n'abahanzi runaka ukabona hagaragaye amafoto bari gusuzanya kwa perezida Paul Kagame kajya kubona ukabona nka Bruce Melody rwose ni pantaro ifite design idasanzwe ari gusuza perezida wa Repubulika y'u Rwanda harya aba DJ barakora mu kiganza cya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni bangaye aho se intandaro ntiyaba ituruka ku ba DJ muri rusange nkuko wavuze ko habura ikintu cya unity nibyo nakubwiye nyine aba DJ mu Rwanda nago ari stage nyine tutari twageraho ariko rero ndashaka ko wowe wigeraho ari stage singiye gusa naye ndisingiye nakwishimira ari ngo bitaba ibyanjye mupete wawe kazabikora byaba ari byiza nabandi bakabikora industry kazamuka kuko bari aba DJ n'abantu batuma izo ndirimbo zabo ba stars zimenyekana mu DJ guhereza playlist nshyashya nziza utaruzi kuri radio akayigukinira kuri TV akayigukinira ariko nanjye ntago ndabona rwose Pike ari kumwe n'abantu duhuje akazi cyangwa se ndi muyobozi ukomeye bagaragara amafoto yo twagiye kumwamamaza ariko ntago muri village ntago ndabona
biragoye sinzi ahantu bipfira buriya hari igihe tuzareba buriya ngewe cyangwa se abandi bazabikora igihe kizaza ariko ngiye kano kanya mfite umutima wo kuba navuga ni aba DJ natwe twegerane dukore ikintu kiremereye kabisa kiremereye ku buryo na muzehe natwe azatwakira kuko nta muntu utifuza kugera imbere ya pike of course abayishimiye ibikorwa byawe ngira ngo turi kugenda dusatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu ariko kiri fresh tugiye kuganira noneho ku bintu bisanzwe just humvikanemo kwisanzura cyane uru rubyiruko harya ngo ni gens niko gens generation actually generation gens ngira ngo urubyiruko bundi mu bihugu duturanye bita aba gens ni new generations cyangwa se generation oya reka mukosore ngo akantu si generation 19s reka ngo akantu ngambwira twe turi generation pique okay twe turi generation pique okay ndemeye turi kuri gahunda ya muzehe kandi wako muzehe cyane turamukunda ariko twiye noneho twebwe urubyiruko nimba twitwa ko turi urubyiruko apana babandi bashaje kuko natwe tuzasaza ariko twe tuzasaza dufite icyanga cyuko turi generation pique no gusa nanone nka generation pique hari ibyo dusabwa hari n'ibyo tunengwaho gusa hari na byinshi dushimirwa ariko reka tugaruke ku kintu bita ibiyobyabwenge n'ibisindisha Miss Muheto Miss Muheto ngo nabonye ngo uziko ngo aruko test bayimushize mu kanwa ngo ugiye guturika ngo habuze gato numvise ibirego bye numva ngo gutwara nta ruhushya kugonga ibi byapa byo mu mihanda n'imikindo no gutwara yasinze noneho bikabije ariko hari ukuntu bagufata wenda barengejeho gato we ngo cyari gituritse bagikuramo vuba bon biriya bintu cyakoze reka mbivugeho abajene twese turanywa ubishobora n'utabishobora hari ukundi kuntu bigenda igitekerezo cyo kuba wanyweye ubwawe ntabwo uri muri control ugiye gufata ubuzima bwawe ubushyire mu kinyabiziga utari bushobore gukontrola nuvuga ngo ni control ebyiri zari zitakaye iyi kinyabiziga ntayira bihari kuko nawe yaba ntayihari ibaza umuntu ugiye mu muhanda uri bunyuremo umunyeshuri wambuka uri buze kunyuramo mama ubyutse mu gitondo ugiye gushaka ubuzima twese mu buzima bwose duhora turi mu muhanda ibaza uwo muntu nimuramuka muriye mu muhanda byumve none ngiye bikantungura kubona ubundi ziranengeso tumenyereye kuko bagabo kubyumva nanjye ku mugore byarantunga kuko nzi ko abagore aribo bantu bara kwivora igitsina gore biya bigoranye cyane impanuka nyinshi z'igitsina gore ntabwo zijya zikunda kubaho nk'iz'abagabo ariko kumva mwari munyarwandakazi bamweye kaza kwivora na papa we ngira ngo hari n'umuyobozi wa polisi ngira ngo ni nothing legend ariko nimukajya murenganya ababyeyi buriya papa we ntabwo ari burera baramuhaye ngo ntabwo yaramubwiye ngo umukobwa wanjye n'ukuru kaba Miss ngo uzajya ugenda unywa amayoga kuri ibi ngibi kuko nubikora inzego z'umutekano zibishinzwe zizagwana kandi urabona bimugejeje umukobwa mwiza nk'uriya kumubona yambaye ipingu ari kujya imbere y'itangazamakuru kurihisha arukuntu agira gutya kubona ikinyoma no buri ikinyoma n'inkorora nta muntu ugibihisha inkorora se kutayihisha urayihisha ariko gerigero runaka igati kujya kumva yaje gukotoza mu bantu hanyuma ndagira ngo utange noneho impanuro ariko nawe ubuzi kugasoma cyane ukarenza ubwo ntabwo aratanga impanuro ariko ndabona uko ugaragara n'ibyo byanwa ushaka kubotamo ibiyoga cyane ntabwo ubona ko tuba turimo turinywera amazi yo mu Rwanda yacu sinamazi yacu twinywera ntabwo by'amayoga ntabwo twe tujya tubinywa urumva mu kazi kanjye nkora ntabwo nakora akazi nasinze kunywa hari ibyo bita twebwe tugira byo gusabana tugasangira cyeka niba mwita kunywa simbizi iyo duhuye n'abantu turakorana mu kazi ukora mu kazi runaka abakozi banyu murahuye muraganiriye murasangiye ibyo turabikora
gusinda byo gusinda njye sinjya nsinda ubundi nyama amaso. Hanyuma urubyiruko, to be honest, frankly speaking, inzoga ni ikintu gikomeye cyangwa se ni icyorezo mu rubyiruko rw'u Rwanda. Si urubyiruko gusa ujya kubona ukabona umuntu wari ukomeye nka yari honorable yanyweye inzoga ngo ajya kuryama mu biziba by'amazi hariya. So ndagira ngo noneho abakunzi b'agatama, abantu bakunda agatama bagira inama noneho ngo hari na promotion, niba hari inzoga wumva ushaka kwamamaza yamamaze. Kumbe kunenge cyane kana ngiye kunanya inzoga. Ariko abantu bamwe gasembuye nta kibazo ku mafaranga yabo, mbifita yawe enjoying ariko nturengera. Kuko inzoga buriya ntago inzoga ntago ari mbi, kuko inzoga buriya umubiri w'umuntu ukenera alcohol. Niba umaze kurya mu icupa rimwe ry'ubwoko bwawe, niba unywa ariko ryishe umugabo ntabyo